data turabasuhuje. Yesu ashimwe cyane bene data turabasuhuje mu izina rya Yesu. Twinge gushima Imana kuko Imana tugiriye neza kuba tugarutse imbere yanyu, mbere y'ubwoko bw'Imana tuvuga ijambo ry'Imana. Izina ry'Imana yabicyubahiro. Amazina ni yandi, nitwa Pastor Prophet Musabirema Jean Baptiste. Nta yindi ni Power of Jesus Miracle Ministries. Reka dusenge Imana kugira ngo tuganire n'ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu Kristo. Mana mu izina rya Yesu ndagushimiye kubw'uyu mwanya duhaye kugira ngo tuganire ijambo ryawe mu izina rya Yesu. Uri Imana igira neza, uri Imana ivugana n'imitima yacu, ugahindura imigendere yacu tugasura mu murongo muzima. Reka iri jambo rimanuke riza gukora ikintu gikomeye muri twe mu izina rya Yesu. Abagiye kuryumva bari muri iki gihugu cy'u Rwanda, abagiye kuryumva bari mu bihugu twegeranye byo muri Afrika, mu izina rya Yesu, abari Burayi n'ahandi hose mu mahanga ku isi hose. Mana iri jambo rize ryubaka rikora ikintu gikomeye, risenye ibyo Satani yubatse, ryubaka ibyo Satani yasenye mu izina rya Yesu. Imitima y'ubwoko bwawe ikomere ihagarare ku rufatiro mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze ku ijambo rya rizima kandi ijambo rya rije kuzura imitima y'abantu mu izina rya Yesu Kristo. Urakoze kuduhaye uyu mwanya ukabutugiriye neza ku bwa Kristo Yesu, amen. Turabashimiye cyane rero. Ndasuhuza bene data bose bakomeje gukurikirana iyi channel. Ni channel nshyashya ubona kuri YouTube ya Adeline Uwanyirawe. Ni channel tugiye kujya dukoresha kwivuga butumwa twatumaze iminsi myinshi tutabonana, ariko mwese ndabacuruje mu izina rya Yesu. Ndasuhuza abantu benshi batuzi hano mu gihugu cy'u Rwanda na mu ntara zose z'iki gihugu cy'u Rwanda, mu mujyi wa Kigali hariho duherereye dukora umurimo w'Imana. Mwese turabasuhuza mu izina rya Yesu. Abakozi b'Imana, bavuga butumwa, abantu bakorera Imana mwivuga butumwa, mwese turabatashya, n'abandi bose n'abanyarwanda mwese turabatashya mu izina rya Yesu Kristo. Turongera dusuhuze n'abantu cyane bari hafi ahangaha. Ugeze kuri ibi bihugu duhana imbibi, dufashe nko ku gihugu cy'u Burundi. Igihugu cy'u Burundi n'abantu tubasha kuvugana, nta muntu udusemuriye. No abarundi navuga ngo nabavandimwe ba bugufi. Yesu ashimwe cyane. Nabavandimwe ba bugufi, tuvugana nta muntu ubashe kujyamo hagati muri twe ngo adusemurire. Ukubiye ngo kuba wafata ngigiswahili n'ikinyarwanda byasaba, yo utakizi byasaba gusemurira. Ariko nk'abarundi ni abantu tuganira tugasabana se cyangwa tukabasha kumvikana, nta muntu ubashe kuduhuza muri urwo rurimi. Rero Yesu abaho umugisha abantu bari mu mujyi wa Bujumbura. Turabasuhuza mu izina rya Yesu. Abari za Ngozi turabasuhuza mu izina rya Yesu. Abari meri ya Bujumbura rirare turabasuhuza mu izina rya Yesu. Abari za Rutana, za Mabayi, za Kayanza na Ngozi turababwa mwirambire. Abavuga tumwe abahanuzi bari aho ngaho bose mugira amahoro y'Imana. Abashinga ntaye bafasoni rwaruka rwose, amahoro asagarare muri mwebwe. Turabasengera cyane. Yesu ashimwe cyane, amen. Mwese abakozi b'Imana, Uwiteka bagirire neza, abaha umugisha. Abadukurikirana kuri channel Uwanyirawe Adeline, ni channel shasha. Yesu abaha umugisha, Imana bagirire neza bene data bari Burundi. Nukuri turabakunda, turabasengera cyane, amen. Yesu abaha umugisha. Hari ba Olore, Yesu bagirire neza bari Burundi. Yesu abaha umugisha. Ba Uleli bose turavugana. Ba Wilson, Yesu abaha umugisha. Mwese turabasuhuza mu izina rya Yesu. Turabizi ko mudukurikirana cyane mwivuga butumwa, amen, amen. Abari za Saga Plage, abari mu Rumongi, abari za Rutana, abari za hariya za Ngozi hari ahantu kabisa, turabasuhuje cyane. Imana ibaha umugisha. Turongera dusuhuze na bene data bari hano muri Kongo badukurikirana, bari za Bukavu. Yesu abaha umugisha. Za Kadutu na za Nyawera tunawakaribisha sana. Mungu awabariki sana. Tunataki ya maisha marefu, amen. Twongere dusuhuje abantu bari za Uganda badukurikirana, nabo Yesu abagirire neza. Abumva kirimi cy'ikinyarwanda, Yesu abaha umugisha. Twongere dusuhuza abari za Tanzania, Yesu abagirire neza. Abari abari mu Dar es Salaam, abari mu mujyi wose wa Dar es Salaam bose turabasuhuza. Abadukurikirana abari za Kenya, mwese Yesu abaha umugisha. Twongere dufate ku bihugu by'ibindi duhana imbibi hirya no hino ku Burayi, abari mu Faransa, abari muri Rio,
abari muri Lyon mu France, abari Paris, abari mu Bubiligi, mwese Yesu abagirire neza. Abari Canada, abari muri Amerika, abari muri Sweden, abari Canada, abari Toronto, mwese Yesu abamugisha. Abari muri Belgique, mwese Imana ibagirire neza. Abadukurikiranye bari hirya no hino ku isi, Yesu ashimwe cyane. Imana inzanye ijambo rivuga ngo Imana ije gutembesha amazi. Imana ije gutembesha amazi mu mitima yari ikakaye, imitima yariguye umwuma. Yesu ashimwe cyane, amen. Imana ije gutembesha amazi mu mitima yari ikakaye, yariguye umwuma. Mwene data, birashoboka ko ari uburyo wari ukakayemo, ariko nguzana ijambo riguhembura. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rifite imbaraga. Yesu ashimwe cyane. Waba ari wihebye, waba ari intambara nyinshi uciyemo, hari ari ibigeragezo byinshi uciyemo, hari wari ukiri mu byaha wumva wabuze uburyo wabivamo, ariko Yesu aragukunda. Yesu ashimwe cyane. Nawe mukozi w'Imana aho uherereye hose, uri mu gakiza, warakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwawe, ntabwo tukwiye gufata umwanya munini wo gusengera n'abakiri hanze kugira ngo Imana ibazane nabi bakoresha iby'ubutwari mu izina rya Yesu, kuko ashoboye kuba akiri mu byaha, akiri mu nzira mbi, ariko Imana imufiteho umugambi. Yesu ashimwe cyane, izamukoresha ibintu bikomeye. Umugambi w'Imana ni munini, natwe hari aho yadusanze dufite ubuhamya bunini, ariko Yesu atugiriye neza, amen. Yesu abaho umugisha cyane. Imana ije gutembesha amazi mu mitima yari ikakaye, mu mitima yariguye umwuma. Yesu ashimwe cyane. Imana bagirire neza. Niryo jambo tuzanye kuri aya masaha kugira ngo turiganiremo, twumve icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu. Reka dusimbuke, ducunguze uburyo umwete, dusimbuke tujye mu byakozwe n'intumwa. Yesu ashimwe cyane. Tujye mu byakozwe n'intumwa, n'ibice 14, umurongo waho ni 8. Paulo akiza ikirema Irusitira. Yesu ashimwe cyane. Irusitira hariho umuntu wavutse aremaye ibirenge, ntabwo yigeze atambuka. Uwo yumvishe Paulo avugana nawe, amuhanze amaso, abona afite kwizera kumuhesha gukizwa. 10. Avuga n'ijwi rirenga ati, byuka uhagarike ibirenge byawe weme. Arababanduka aratambuka. 11. Abahateraniye babonye icyo Paulo akoze, bavuga n'ijwi rirenga mu runyarukariyoni bati, Imana zitumanukiyemo zishushanyije n'abantu. Aho hasuri, Imana zitumanukiyemo zishushanyije n'abantu. 12. Maze 12. Maze Barinaba bamwita Zeu, Paulo bamwita Herumi, kuko ariwe warushaga kuvuga. 13. Nuko umutambyi wa Zeu ariyo yari ifite urusengero rwayo imbere mu mudugudu, azana amapfizi yambaye imyishwa ku irembo ry'umudugudu, ashaka gutamba ibitambo we na rubanda rwari ruhari. Amen. Reka dusimbuke tujye mu kindi cyanditswe mu izina rya Yesu, twumva uburyo Imana igomba gutembesha amazi mu mitima yari ikakaye cyangwa se yariguye umwuma. Yesu abaho umugisha. Nukuri mukunda ijambo ry'Imana. Ijambo ry'Imana ni rizima, ijambo ry'Imana rifite imbaraga, ijambo ry'Imana rihindura ibyanze guhinduka, ijambo ry'Imana rizura abapfuye. Ijambo niryo Imana yaremesheje ijuru n'isi. Reka turebe ijambo tubona mu gitabo cy'umuhanuzi, turebe mu gitabo cy'umuhanuzi, kumve icyo Imana ivugana n'imitima yacu mu izina rya Yesu. Turareba mu gitabo cy'umuhanuzi Zekariya.
mu izina rya Yesu. Twumva icyo Imana ivugana natwe mu izina rya Yesu, vugana n'ubwoko bwayo. Aya masaha Imana itembesha amazi mu mitima yariguye umwuma. Imana yongere gusubize ku rufatiro mwene data ukurikirana ijambo ry'Imana. Yesu ashimwe cyane. Reka turebe mu gitabo cy'umuhanuzi Hoseya, mumbabarire, ni Hoseya ibice byaho ni ibice bitandatu. Ibice bitandatu umurongo waho wa mbere. Reka dusome Hoseya ibice bitandatu umurongo waho wa mbere. Yesu abagirire neza. Nimuze tugarukire Uwiteka, kuko ari we wadukomerekeje kandi ari nawe uzadukiza. Niwe wadukubise kandi niwe uzatwomora. Azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa, kandi tuzabaho turi imbere ye. Amen. Gatatu, dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika, nta kabuza. Azatuzaho ameze nk'imvura. Yesu ashimwe cyane. Nk'imvura yitumba isomya ubutaka. Amen. Yesu ashimwe cyane. Nimuze tugarukire Uwiteka. Iri jambo ri muri Hoseya ibice bya bitandatu umurongo waho wa mbere. Yesu ashimwe cyane. Imana yongeye gutembesha amazi mu mitima y'abantu bari baramaze gukaka. Hari uburyo warukakaye mwene data, hari uburyo warukakajwe n'ibihe, hari uburyo warukakajwe n'imibereho, hari uburyo warukakajwe n'amadeni, hari uburyo warukakajwe n'ibyo wagenda gucamo n'uburwayi wari ufite. Yesu ashimwe cyane. Ariko ndashaka kugaruka kwa ririya jambo dusomye mu byakozwe n'intumwa ibice byaho 14 umurongo w'8. Paulo bagiye i Lusitira bahura n'umuntu wavutse ari ikirema, yavutse amugaye, yavutse afite ubumuga, yavutse abana n'ubumuga. Niko yisanze, nibwo buzima yisanzemo. Yesu ashimwe cyane. Bible yavuze ngo yaregeze atambuka, ngo ariko ngo ahuye na ba Paulo, ngo abahanga amaso. Paulo ngo abona ko ngo afite kwizera cyane. Mwene data, witakaza kwizera mu buzima uciyemo, witakaza kwizera. Yesu ashimwe cyane. Hari ubuzima bakuzimo, hari ubuzima bazi, hari situation y'ubuzima bunaka. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Baba bakuzi mu buzima bw'ubusinzi, baba bakuzi mu buzima bw'ubusambanyi, baba bakuzi ahantu bunaka, baba bakuzi ku bubata bw'icyaha. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana igufiteho umugambi. Yesu ashimwe cyane. Ubwo buzima irazi kabugukoramo, igakora ikintu gikomeye ku buzima bwawe. Yesu ashimwe cyane. Abantu bagatungurwa, bakabona bahinduriwe amazina, wiswe umukozi w'Imana, wiswe umuntu wamenye Kristo. Yesu ashimwe cyane. Ubuzima bugahinduka. Waranywaga ibiyobyabwenge ugahinduka. Yesu ashimwe cyane. Ugatambuka ukaba muzima, utakigenda ubebezwa, ugenda ubebera kubw'abadayimoni. Haleluya. Aho bahura na Paulo muhanze amaso abona ko afite kwizera kumuhesha gukizwa. Ngo nuko ngo aramubwira ngo hagarara ku birenge byawe weme. Yesu ashimwe cyane. Ugomba guhagarara ku birenge byawe ukema. Yesu ashimwe cyane. Niba ari imbaraga z'abadayimoni zakubase, niba ari imbaraga z'abazimu zakubase, niba ari imbaraga za karande zagufashe, hari ahantu zakuryamishije, hari ahantu zagutsikamiriye, ariko ndagutangariza hari imbaraga z'Imana. Ijambo rifite imbaraga. Iri jambo ba Paulo barishyize kwavutse yararemaye. Bible yatubwiye ngo ntiyari yaregeze atambuka, ariko mu izina rya Yesu ijambo ry'Imana ryakumanukira. Ijambo ry'Imana ryagukura ahantu maze iminsi hasi uryamye uri ku bugombambari. Aramubwira ngo ngaho haguruka mu izina ry'uwo mwami Yesu, uhaguruke weme. Bible iravuga ngo aratambuka, ngo arema, ngo haguruka, ngo ava ku bugombambari. Mushiki wanjye mwene data, muvandimwe mwene data, musore wabaswe n'ibintu bunaka, ushoboye kuva kuri ubwo bugombambari mu izina rya Yesu. Haleluya. Wa mubyeyi we, wa mugabo we, wa mugore we, ushoboye kuva ku bugombambari. Hari uburwayi umaranye iminsi, hari imbaraga zikuryamisha ahantu igihe kinini. Ndashaka kugutangariza Imana ije kongera gutembesha amazi mu mitima yarikakaye kubera ikintu bunaka. Yesu ashimwe cyane. Aho ngaho umaze iminsi yeshaje kwa gusanga, aho ngaho umaze iminsi mu icukiro. Yesu ashimwe cyane. Aho umaze iminsi ku bugombambari, ndavuga ubugombambari bunaka. Arushoye kuba
ubugombambari bw'uburwayi, bushobora kuba ari ubugombambari bw'amadeni, bushobora kuba ari ubugombambari bw'ibiyobyabwenge bunaka cyangwa bw'ubusambanyi bunaka, wicuruza uba mu mabarabara wirwa wiyerereza bunaka. Yesu ashimwe cyane. Ariko Imana ikaza ikagukura imantavo, ikagukura aho hantu, ikaguhagurutsa ugahaguruka ukava kuri ubwo bugombambari ukaba muzima. Yesu ashimwe cyane. Haguruka weme, arahaguruka ngo ararimba ngo ariko ngo Bible iravuga ngo abatambyi bose ngo bafata ngo bafata ngo bari nabo bamwitirira ikigirwamana cyitwa Zewu ngo cyarushaga ngo cyari kibitangaza aho ngaho. Bible iravuga ngo none ngo babonye ibyo bakoreshejwe n'Imana ngo baravuga ngo Imana ngo yamanukiye mu bantu ngo yishushanyije n'abantu, ngo bavuze mu rurimi rw'urunyarukariyoni baravuga ngo Imana yamanukiyemo, ngo Imana yamanutse none yishushanyije n'abantu. Yesu ashimwe cyane. Hari igihe Imana ijya imanukira mu bantu. Yesu ashimwe cyane. Wabona iby'Imana ikoze ukavuga no, ntabwo noneho Yesu ashimwe cyane, ndabwo ari umuntu n'Imana. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Kubera ko Imana yamanutse ikamanukana ubutware bwayo bukajya mu mwana w'umuntu agakoreshwa ikintu kidasanzwe. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Barangije bavuga muri urwo rurimi, barangije bafata bari nabo bamwitirira ikigirwamana cya Zewu. Yesu ashimwe cyane. Paulo bamwitirira ikindi kigirwamana cya Herumu. Yesu ashimwe cyane. Ngo kuko ibyo bigirwamana nibyo bari bafite mu insengero ngo byabakorera bizereragamo, ngo akaba ari byo bizereramo mu mirimo n'ibitangaza. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ariko ndashaka kukubwira iri jambo ryari rifite imbaraga kuri abakozi b'Imana, bari bafite kwizera, bahamyaga Kristo, bemezaga abantu iryo zina, bemezaga iryo zina rya Kristo. Bamwe bararifungiwe, abandi baritererwa amabuye, abandi bagirirwa nabi, ariko iryo zina rya Kristo kuko bo muri icyo gihe basengaga ibigirwamana bararibemeza. Bamaze gushika irusitira babemeza iryo zina, baravuga ngo iri zina rikora imirimo n'ibitangaza, iri zina rikuraho abantu ingoyi z'abadayimoni. Yesu ashimwe cyane. Ngo babonye ngo amuhanze amaso, wehanga amaso Kristo, wehanga amaso Imana, wihanga amaso imiryango, wihanga amaso abakomeye, wihanga amaso aho wibwira ko bazagushigikira mu bintu bunaka ukagera aho wava ukagera naho wagera. No, hanga amaso Imana ukizwe. Yesu ashimwe cyane. Urekure izongo, ushyiremo ubushake, uvuge ngo nange Mana ndabishaka, nange Kristo ndabyifuza. Uyu muntu wavutse aremaye, Paulo akimara kumubona nawe yumvishije ko mu mutima we abishaka. Mwene data urabishaka, mushiki wanjye, musore, muvandimwe, wa mubyeyi we, wa mugabo, urabishaka? Ese urashaka gukira? Ese urashaka kurekura ibyo byo kujya kuragusa? Ese urashaka kujya kurekura ibyo byo kuvugana n'abadayimoni bo mu miryango uterekera? Yesu ashimwe cyane. Urabishaka? Rekura ibyo ngibyo uve ku bugombambari mu izina rya Yesu Kristo, uhagarare weme. Yesu aragushaka, Yesu arakwifuza. Yesu ashimwe cyane. Amen. Muri Hoseya 6 umurongo wa mbere ngo nuko nimugarukire Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Hoseya 6, nimuze tugarukire Uwiteka kuko ari we wadukomerekeje kandi ari uzadukize, niwe wadukubise kandi ni nawe uzatwomora. Kuri 2, azaduhembura tumaze kabiri, ku munsi wa 3 azaduhagurutsa. Guhagurutswa n'Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Ndagira ngo ugarukire Uwiteka, ndagira ngo Uwiteka agufitiye ibambe, Uwiteka agufitiye imbabazi. Ikinige Yesu ashimwe cyane. Birashoboka ko warahuye n'abahanuzi b'ibinyoma bakagushuka, bakakubeshya, bakakurya utwawe, bakagucisha mu nzira mbi no mu ngeso mbi. Yesu ashimwe cyane. Ariko garukire Uwiteka. Ngwino aragukunda, ngwino umusange. Umutima wawe umeze ngukakaye, umutima wawe warusaga naho umutima wawe warusaga naho wamaze kuzinuka iby'Imana, ariko mu izina rya Yesu Imana iragukunda. Amen. Imana iragukunda. Wikumva kugomba kwiheba, wikumva kugomba kuba ahantu mu kazitiro ka wenyine, udashaka kumva abantu, udashaka kumva ijambo ry'Imana, udashaka kumva abantu bavuga iby'Imana. Waramaze kwizinukwa ko abantu bunaka n'ababikubwirije n'ababikubwiye bakagucisha mu nzira mbi, bakaguhemukira. Ariko umutima ni Imana irashaka. Irashaka umutima rukakaye, irashaka umutima, irashaka kuwutembeshamo amazi. Yesu ashimwe cyane. Imana irashaka ko wongera ugashora imizi, ukongera ukera imbuto zawe mu gihe cyawe, ukakira amasezerano, ukakira imirimo n'ibitangaza by'Imana, ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi, ugatakaza umwambaro w'ibirabure, ugatakaza umwambaro wo guhora ku bugombambari. Yesu ashimwe cyane. Hari ubugombambari bunaka
ariko ugomba guhagarara ukema. Muze tugarukire Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Niwe wadukomerekeje, ni nawe uzatwomo, azaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Iki ni igihe cyo guhagurutswa n'Uwiteka. Iki ni igihe cyo kumenya neza ijambo ry'Imana, tugahagurutswa n'Uwiteka, tukajya mu mugambi w'Imana. Hari ibyo Satana dukururira, tukabivamo tukajya mu mugambi w'Imana, tukajya mu isezerano ry'Imana. Kuko iki Imana turemeye ubugingo buhoraho. Iki Imana turemeye amasezerano meza. Yesu ashimwe cyane. Twakire tujye muri destiny zacu. Yesu ashimwe cyane. Ibyo Kristo dufite ni byinshi. Amen. Azaduhagurutsa ku munsi wa gatatu, tuzahagarara tweme tuve ku bugombambari. Kwizera kwacu kuraduhesha gukira, kwizera kwacu kuraduhesha kuva ku bugombambari. Yesu ashimwe cyane. Bene data turabakunda kubwira ijambo ry'Imana. Amen. Ahangaha ku murongo wa gatatu, azaduhembura tumaze kabiri. Ku munsi wa gatatu azaduhagurutsa. Ahari Paulo yahagurukije ikirema ku irembo ry'Irusitira hariya, kandi tuzabaho turi imbere ye aho hantu, kandi tuzaba turi imbere. Dushishikarire kumenya, tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Suri nyawoba, dushishikarire kumenya. Yesu ashimwe cyane. Tugire umwete wo kumenya Uwiteka. Azatunguka nk'umuseke utambika nta kabuza. Azatuzaho ameze nk'imvura y'amazi yo mu mutima, nk'imvura yitumba isomya ubutaka. Mwakira ijambo ry'Imana. Amen. Azatambika nk'umuseke utambitse. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Bible atubwiye ngo Bible avuze ngo azaza nk'umuseke utambitse, azatuzaho. Yesu yongera atuzeho. Wa mumama we, Yesu yongera kuzeho mu rugo rwawe. Yesu ashimwe cyane. Kwahukana, gusenya urugo, gusenya wa mugabo we, gutandukana n'umufasha wawe ntabwo ari cyo gisubizo. Nimureke dushishikarire kumenya cyane, nimureke dushishikarire kumenya Uwiteka. Niko Bible tubwiye. Yesu ashimwe cyane. Basore rubyiruko, nimureke iyi myaka turimo iruhishe, irimo ibintu bigoye. Dushishikarire cyane kuba mu nzu y'Imana, dushishikarire cyane kumenya Imana, dushishikarire kumenya Uwiteka. Yesu ashimwe cyane. Azatugarukaho, atugarukeho mu bihe nk'ibi. Nakubwira ngo wa mama Uwiteka kugarukeho, ndakubwira ngo wa musore Uwiteka kugarukeho, ndakubwira Uwiteka kugarukeho. Uwiteka nakugaruka ubuzima bwawe busigara uko bwari buri. Uwiteka nakugarukaho imiryango aho yagutaye. Yesu ashimwe cyane. Bazatungurwa no kubona ukuboko kw'Imana kwagukuye ku bugombambari. Yesu ashimwe cyane. Babone nawe utambuka mu mujyi ugenda, babone utambuka amakariti ugenda, kubera ko ukuboko kw'Imana kwakugezeho. Ukuboko kw'Imana kwagezeho, ntabwo kumusigara uko yarari. Yesu ashimwe cyane. Kuraza kukakujabura mu kabari, kuraza kukakujabura mu mabowate, kuraza kukakujabura aho waraye unywa ibiyobyabwenge, kuraza kukakujabura mu bintu runaka. Haleluya. Ukuboko kurava kutaya serivodra, kukakujabura ahantu, kukagutereka kandi ahantu hakwiriye, ugahagarara neza wemye. Zaduhagurutsa ku munsi wa gatatu, tuzahagarara imbere ye. Azatambika nk'umuseke utambika. Yesu ashimwe cyane. Azatuzaho ameze nk'imvura yitumba isomye ubutaka. Umuhinzi yahinga muki aba ari igihe hakakaye, ariko abafite ibyiringiro yizera neza yuko imvura izagwa igasomya bwa butaka, agasohora imbuto y'akabiba. Yesu ashimwe cyane. Iyo mitima nayo yasaga nawe yari ikakaye, ariko Imana yoherejemo imvura. Hari amazi, Imana itembesheje imigezi mu mitima. Yari ikakaye. Hari imvura y'Uwiteka aje kohereza ku buzima bwawe. Hari imvura y'umugisha, hari imvura y'impinduka, hari imvura yo gukurwa ku bugombambari, hari imvura yo kuva ku Irusitira uho rusabiriza, hari imvura yo gukora ibintu bikagenda neza, hari imvura yo gukora proje zikahagarara neza, hari imvura yo kwakira umugisha. Yesu ashimwe cyane. Imvura yigwa buri gihe cyose, tubona imvura kuko ari umugisha. Yesu ashimwe cyane. Imvura ni umugisha. Imvura yo mwitumba isomye ubutaka. Wa mama we avugana nawe, iki ni igihe cy'uko Imana izanye imvura ku buzima bwawe. Wa mugabo we, nicyo gihe cy'uko Imana izanye imvura ku buzima bwawe. Musore mukobwa, Imana izanye imvura ku buzima bwawe. Bakubugombambari mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe cyane. Jambo nari mfite twagira ngo tuganire n'iryo, tubaha ikaze kuri urubuga, kuri iyi channel, kuri iyi televiziyo, abazajya bayikurikirana
abazajya bahererekanya ubutumwa, abakora subscribe, Yesu mwese abaho umugisha, abakora like mwese Yesu abaho umugisha, Imana ibagirire neza, tubahaye ikaze, turabakiriye mu izina rya Yesu. Tuzagira ibiganiro byinshi by'iyobokamana, tuzungurana ibitekerezo mu ijambo, tuzajya tureba dukora inkuru z'iyobokamana hirya no hino, tumanuke hirya no hino tuzana inkuru z'iyobokamana, ibintu byinshi bitandukanye tuzajya tugenda tubagezaho. Imana ibagirire neza, Imana ibahe umugisha. Tushoboye kubona umukozi w'Imana kugira ngo muganire ijambo ry'Imana, wumva arukakaye, waduhamagara kuri 0788450215. Nimero shaka kubibona kuri WhatsApp cyangwa kayiduhamagara. Yesu akaguha umugisha, akakugira neza, tugasenga Imana nta biguzi dusaba, ntaki no gusengera abantu bwoko bw'Imana ukava ku bugomba mbari nta kiguzi. Na Bible tweretse ko ba Paulo nta kindi kindo babahaye, nta biguzi, tukagusabira ku Mana. Wabona nimero y'umukozi w'Imana Adeline Uwanyirawe, nawe ni 0788566511. Iyo nimero nawe umuntu aho kuri WhatsApp, kuko handitseho Adeline Uwanyirawe. Abagiye batubona ku mashusho media baranzi nanjye bamwe turaziranye. Yesu abamugisha, abo tutaziranye nabo tuzamenyana mu ijambo ry'Imana. Turabakunda. Shalom, murakoze cyane.